Ukwezi k'umugore guhindagurika. Ubusanzwe abakobwa cyangwa abagore benshi babara ukwezi k'umugore kugira ngo bamenye iminsi y'uburumbuke baba bashobora kuba basama. Muri iyi nyigisho turibanda cyane ku kumenya igihe cy'uburumbuke ku bari n'abategarugori bafite ukwezi guhindagurika. Ubusanzwe hari uburyo bune wakoresha kugira ngo umenye igihe cy'uburumbuke ku bakobwa cyangwa abagore bafite ukwezi guhindagurika. Ubu buryo akenshi bwibanda mu gufasha cyane cyane abagore bafite ukwezi guhindagurika bifuza gusama ariko bikaba byaranze kubera imihindagurikire ya hato na hato y'ukwezi kwabo. Muzirikane ko ntabwo ari igitekerezo cyiza gukoresha ubu buryo nyamara wirinda gusama. Niba ushaka kwirinda gusama ufite ukwezi guhindagurika, hitamo bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro. Ubu buryo tugiye kubabwira bwibanda cyane ku kumenya umunsi wa ovulation, ni ukuvuga umunsi intangangore irekurwa. Uburyo bwa mbere muri bune wakoresha ukamenya igihe cy'uburumbuke ku bari n'abategarugori bafite ukwezi guhindagurika ni ugupima ubushyuhe bw'ibanze bw'umubiri. Ugomba gufata ubushyuhe bwawe mu gitondo ukibyuka nta kindi kintu urakora, ubundi ukandika umubare ubonye kuri kalendari yawe. Sobanukirwa ko uzajya ubikora buri gitondo ukareba ko ubushyuhe bwawe buguma ari bumwe mu ntangiriro z'ukwezi. Iyo uri hafi yo kujya mu gihe cy'uburumbuke, ubushyuhe bwawe butangira kugabanuka kubera ya misemburo ya progesterone iba yabaye myinshi. Ikindi kintu cyo kuzirikana ni uko ubushyuhe bwawe kandi bwiyongeraho igice cya degree Celsius iyo uri ku munsi wo kurekurwa kw'intanga ovulation. Uburyo bwa kabiri muri bune wakoresha ukamenya igihe cy'uburumbuke ku bari n'abategarugori bafite ukwezi guhindagurika ni ugupima ururenda ruva mu bwambure bwawe. Ubusanzwe mu bwambure bw'abari n'abategarugori uretse mu gihe cy'imihango ntago havamo ururenda rwinshi. Mu gihe cy'uburumbuke rero ururenda ruriyongera rukaba rutagira ibara, ariko iyo urebye neza ukitegereza ubona rujya gusa n'umweru. Urwo rurenda ruba rudacikagurika kandi rukweduka. Abagore benshi niho bashobora kumenyera ko bari mu gihe cy'uburumbuke. Uburyo bwa gatatu muri bune wakoresha ukamenya igihe cy'uburumbuke ku bari n'abategarugori bafite ukwezi guhindagurika ni ugupima ingano y'imisemburo mu nkari. Ovulation kit ni agakoresho kameze nka pregnancy test, bisobanuye agakoresho gapima gusama. Ovulation kit yo ni agakoresho gapima ingano y'umusemburo witwa luteinizing hormone LH. Uyu musemburo wa luteinizing hormone uzamuka cyane mbere gato y'uko intangangore irekurwa. Bivuze ko iyo ubonye umusemburo wiyongereye umenya ko wageze mu gihe cy'uburumbuke. Nk'uko pregnancy test ikoreshwa, na ovulation kit uyikoresha ukoresheje inkari. Agakoresho ka ovulation kit kerekana positive umunsi umwe imbere ya ovulation, ni ukuvuga ngo ushobora gukenera gukoresha twinshi mu minsi ukeka ko yegereje igihe cyawe cy'uburumbuke. Uburyo bwa kane muri bune wakoresha ukamenya igihe cy'uburumbuke ku bari n'abategarugori bafite ukwezi guhindagurika ni ecography. Ubu ni bwo buryo bwemeza cyane kurusha ubundi niba intangangore yarekuwe koko. Muganga akora iki kizami acishije umupira wacyo mu bwambure bw'umugore akareba impinduka zabaye ku myanya myibarukiro igaragara inyuma. Reka noneho turebere hamwe ibindi bimenyetso. Kuribwa uruhande rumwe mu nda ni kimwe mu bindi bimenyetso bifasha mu kugereranya igihe intangangore yarekuriweho.
kubabara amabere ni kimwe mu bindi bimenyetso bifasha kugereranya igihe intangangore yarekuriweho. Ikintu ukwiye kuzirikana ni uko iyo ukwezi k'umugore guhindagurika, icyo gihe kubara ukwezi k'umugore ntibiba byizewe kubera ko ukwezi kwabo nyine guhindagurika. Ariko ku rundi ruhande, mu bwitonzi bwinshi cyane, bamwe muri bo hari abashobora kubikoresha, bityo reka tubabwire uko bigenda. Umukobwa cyangwa umugore asabwa kubara iminsi igize ukwezi kwe nibura mu gihe cy'amezi 8 yikurikiranye. Ibyo iyo abikoze bituma amenya iminsi igize ukwezi guto ndetse n'iminsi y'ukwezi kwabaye kunini gusumba andi yose. Iyo amaze kumenya iminsi igize ukwezi guto n'iminsi igize ukwezi kunini, afata iminsi igize ukwezi guto agakoramo 18 akabona umunsi wa mbere w'uburumbuke. Nyuma y'ibyo ukongera ugafata iminsi igize ukwezi kunini ugakuramo 11 akabona umunsi wa nyuma w'uburumbuke. Reka mbibabwire mbaho urugero. Akariza yari amaze igihe cy'amezi 8 abara iminsi igize ukwezi kwe. Yasanze ukwezi guto kugizwe n'iminsi 25, anasanga ukwezi kunini kugizwe n'iminsi 38. Ubwo Akariza azafata iminsi y'ukwezi guto 25 akuremo 18 abone 7, ubwo bivuze ko ku munsi wa 7 niwo munsi wa mbere w'uburumbuke bwe. Ku rundi ruhande kandi, Akariza yongera afata iminsi y'ukwezi kunini 38 akuremo 11 abone 27, ubwo bivuze ko umunsi wa 27 niwo munsi wa nyuma we w'uburumbuke. Ngira ngo noneho murabyumvise ko igihe cy'uburumbuke cya Akariza ni hagati y'umunsi wa 7 n'umunsi wa 27. Icyo kwitondera ariko ni uko ibi bigaragaza ko umukobwa ugira imihango imara igihe kinini, urugero iminsi 7, ashobora no gusama akiri mu mihango. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.